Nyagasani akomeze kubana natwe ndetse na Mwuka Wera w'Imana akomeze kutuba iruhande. Amen. Ministeri Imana yampamagariye niyo kubohora abantu, niyo misiyo yanjye. Mpora mbabwira ko iyo Imana iguhamagaye abantu banabyumve neza, ntabwo twahamagawe kimwe. Imana ifite ukuntu igenda ihamagara buri muntu bitewe n'uko izamukoresha. Uyu munsi wa none iyi misiyo yabohoka ituruka muri Yohana 11:44. Komotoje ijambo ryiza cyane ryo kuri Yabesi. Yabesi ubundi bivuga gahinda. Nigeze mbigisha ukuntu umuntu agomba, turaza kukigarukaho cy'ukuntu umuntu agomba gusengera izina rye. Iki ni ikintu gikomeye cyane mushumba abantu benshi batajya baha agaciro. Gusengera izina ryawe ni ukuvuga ngo izina ryawe niyo nyenyeri yawe. Amazina yawe ari connected n'inyenyeri yawe. Ikintu cy'izina abantu benshi bajya banga kugitindaho, kandi nyamari iri zina ryawe ni imigisha yawe izingiye. Kuko n'umuntu yagiye kukugirira nabi, rya zina ryawe n'ubudi ryo rigaruka. Mushu uyu munsi bagiye gutanga promotion, ntabwo bavuga ngo wa mugabo w'urukara cyangwa wa musore w'urukara cyangwa bavuga ati wa mugore w'inzobe, baravuga ati nyana cyangwa Uwera Jean Maurice Jean yabaye Ministry, yabaye umuvugizi wa guverinoma wungirije. Ni amazina. Ni ukuvuga ngo niyo umurozi agiye kuroga akoresha amazina. Ni ukuvuga ngo kirigenge n'amazina nk'uko wari bikomotoje kuri Yabesi mu ngoma za mbere 4, ni nk'iryo somo riri. Yabesi ngo byavugaga ngo gahinda. Bivuga ko ngo yavutse agasanga mama yaramwise Yabesi. Yabesi ngo byavugaga gahinda. Yabesi ngo yarushaga bene si cyubahiro. Ariko se ni gute waba urusha bone si cyubahiro warangiza ukaburi gahinda, then ukajya gusenga ubwira Imana ngo Mana ngo icyamukama umugisha rwose, ngo kandi gukanyagurira imbago, ngo kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye. Mu yandi magambo dushingiye kuri iri jambo, ni ukuri ntagira umuntu uciye ku iki kiganiro kuko ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Dushingiye kuri iri jambo ryonyine riri muri Bibiliya nkuko bivuze mu ngoma za mbere 4 guhera ku murongo wa 9 niho biri. Yabesi yari afite icyubahiro mbere na mbere, ariko nubwo yari afite icyubahiro yari afite izina ribi ryitwa gahinda. Nicyo byasobanuraga, bituma haguruka ajya kubwira Imana ngo Mana icyamukama umugisha rwose. Bivuze ngo hari imigisha itarageraga kuri Yabesi kubera izina ribi. Uyu munsi wa none mushumba hari abantu Imana yahaye umugisha, ariko kubera amazina yabo hari ibindi bintu batari babasha kwakira. Bibiri twereka ko Yakobo yitwaga Yakobo, ariko Yakobo byavugaga iki? Umuriganya. Byatumye agera kwa nyirarume Labani akajya ariganywa imigisha myinshi cyane hafi imyaka 14. Imana itari yahindura ririya zina rye mu itangiro 32 ngo akiranye marayika ageze ku cyambo cya Yaboke, ntabwo imigisha Yakobo yayibonye. Izina mushumba ni ikintu gikomeye. Estera muri Bibiliya batubwira ko Estera bivuga Hadasa, inyenyeri. Ririya zina rya Estera yararwo mu cyaro, ariko igihe kigeze kuba ko rya zina rye ryavugaga inyenyeri. Inyenyeri ijya kuburiye ibwami kwa Hosuwerisi. Bibiliya twereka undi muntu witwa nani witaga igicucu witwaga Nabari. Nabari bivuga ikigoryi. Bibiliya iravuga ngo wikita ku icyo kigoryi ngo kuko ngo izina ni ryo muntu. Bavandimwe, amazina ni ikintu cyo kwitonderwa uyu munsi wa none. Ni ikintu cyo kwitonderwa, n'utitondera izina ryawe ngo urikurahe imyaku n'imikoshi, urikuzeho imitongero yose ikuriho. Izina ryawe gikore gite n'icyo Imana yarivuzeho. Ufite ibibazo bikomeye. Nabigisha ukuntu umuntu asengera amazina, ndaza kubivuga ndi gusoza. Umuntu ashaka gusengera izina rya karivumuza. Rero hari ahantu ushobora kuvuka nk'uko wabivuze, washingiye kuri Yabesi. Nigeze mbigisha ikintu ndi gusa n'utambuka kivuga ngo bohoka kavukire. Igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu. Ntabwo ushobora kwakira umugisha w'Imana utabanje first of all kwibohora uturutse hasi mu mizi. Narababwiye ko muri iki cyo kwibohora mushuze ko hari abantu bashaka kubohoka bahereye hejuru. Hari abashaka kubohoka bahereye ku rushako, bakavuga ati Mana bohora umuryango wanjye nk'umugisha ndubatse ngize gute. Kandi ibintu biri kutuma utabona imigisha mu muryango we bituruka hasi aho wavukiye. Muri bohoka kavukira habwiye ko ureba ku bintu bine. Ureba mbere na mbere uburyo wasamwemo. Uriye mushumba dufite abantu hano bariho imyuka mibi, kuko ngewe Imana yanjye niyo kubohora ku myuka mibi za karande ibyo barozi baturoga. Ibibazo ufite uyu munsi bituruka kuko wasamwe. Jambo ry'Imana muri Zaburi ndabyibuka ubanza ari 5 umurongo wa 17 niho Dawidi avuga ngo mu byaha nimwo data na mama bambyariye. Iryo jambo ririmo bivuze ngo Dawidi yamenye neza ko intanga zamukoze zari z'ibyaha. Ibintu bishobora kwafekta Dawidi akuze bituruka ari ahantu mu buryo yasamwe. Hano hari abantu bazisamwe babamaho babafashe ku ngufu. Birashoboka kuba nyina we Yabesi impamvu yise Yabesi umwana we gahinda. Urabizi ko ababyeyi bajyaga bita abana bakurikije ubuzima barimo. Abana twagiye tuvuga bita mwo bavuze cyagiye ninde
ngo sinzabakunda sinzabakunda nzabamwita Harerimana abana bakize n'andi mazina arimo imigani y'imigenurano gutyo ngo tubana mbazi batubana mbazi mukomere nzabakirana ndabashuhuje bene abantu bafite amazina ariko turashimira leta dushimira leta turi muri iki kiganiro ko aya mazina ameze gutya bayavanyeho ubu ntabwo wajya kwandikisha umwana mu irangamimerere ngo iryo zina rimeze gutyo baryandike ngo nzabagerageza bagukubita yego ngo nzabakirana n'abatubana mbazi bose ndabasubije barimo mbazi bambarimo mbazi baki bose tuzababanaho barahari rero hari igihe ababyeyi bitaga aya mazina y'amagenurano bikurikije situation babaga barimo kandi aya mazina batwafegita iyo dukuze kuko ni imitongero iri kuri aya mazina idukoraho iyo ushaka kwibohora neza kugira ubuntu umugisha uhera mu buryo wasamwemo hari igihe mama wawe niyo mpamvu buriya bese wasanga baramwise gahinda mama wawe bese bari bamufashe ku ngufu cyangwa se wenda bamuteye indi sakamuta buriya nuko bibiri tabigaragaje uriya mwana kugira ngo mama we avuge ngo witwa ya bese gahinda buriya byari bivugaga ikintu gikomeye uburyo mama we yagutwise bashaka kuba baramufashe ku ngufu ashobora kuba yarari mu buzima bubi ashobora kuba yagutwise ashaka kugukuramo inda ntivemo hari abantu hano mwavutse bamamanyi bari bashatse kubica ariko nimupfe bitewe n'uburyo yagutwisemo mbese hari n'abatwise n'ababyaye abana babakwiye ku bapfumu hano ufite case y'abantu bagiye bangariza nka batatu babyaye abana babo bagiye kwivuza mu bapfumu umupfumu ngo kugira ngo akuzingure akukureho ngo umwuka wo kudashaka mukaryamana mwaryamana ukabura mutwitiye nkawe wa mwana uretse ko wenda mama watabikubwira ariko buriho imyuka myinshi y'uwo mupfumu yaguhuje n'ibigirwamana bye izo kayisi nahuye nazo abantu banganirije mu gikari bagera muri batatu bambwira ati mushumba umwana wanjye afite ibibazo byinshi mbona ariko nabuze aho mbihera kubera ko nigeze njya kwizinguza mu bapfumu narabuze urushako noneho barangiza akagira gute nkabyarana n'uwo mupfumu rero ni byiza ko umuntu mu gusenga no mu kugira abohoke ubanza kumenya uburyo wasamwemo uyu munsi none mama ashobora kuba atakiriho cyangwa atabikubwira ariko we mwisengesho ukavuga ngo nitandukanye n'ibintu byose imyuka yabigendeho biturutse n'uburyo nasamwemo hari abantu benshi bagiye bahura n'utwo tuntu cyangwa akaba hari abana bagiye basamwa wabo basinze bagize gute cyangwa se bagasamwa bakabyarwa n'abantu muri famille ziri très proche kuno bagaterwa inda nabasaza babo nabanyirarume nabande kandi haba harimo n'ibintu by'imiziro kera najyaga numva ngo uryamanye na nyokurume ngo nabakuzirika ikiziriko ngo mu muhogo ngo bakagukura nk'ihene ariko ubu ngubu aho mariye gukura ngenda numva ko hari umuti bita kamaramahano niwe ngukuraho ibyo bintu by'amahano muba mwarakoze bitabaho rero amufandimwe we ibintu mushu bidufungira imigisha biva ahantu henshi abantu bakunda inyigisho zo kubohoka bakabona umugisha bazajye batinda hano kuri apostolo zinafasha kuko biganiro mbere na mbere uburyo wasamwemo ikintu cya kabiri busabwa gucekinga ni ibintu biba byaragukoreweho umunsi wari uri mu nda ya mama wawe buriya ababyeyi batwite turi mu nda za ba mama hari ibintu byinshi baba baragiye bakora tutazi cyane nk'abantu batizera Imana hari n'abayizeraga ariko kubw'imbaraga nkeya bagacikwa cyangwa kubwo kuvuka ufite ababyeyi wakagutwita mufite ikibazo tibararoga baranzinze bakagira gute ukagenda igihe mama gutwite hakaba hari imigenzo n'imihango y'abaragukoreweho uri mu nda icyo gihe mushu nagiye nkura numva bavuga ko hari ababyeyi bagiye bajya mu bapfumu ngo bakabashyiraho ibihukunda hari ibihu babashyiraga ngo kunda ngo hari ibyo bajyaga babakenyeza ngo hari ibintu babashyiragaho icyo gihe iyo myuka wa mwana urayivukana rero ibintu byagukoreweho uri mu nda hari igihe mama ashatse gukuramo biranga hari igihe bamukubitaguye agutwite hari igihe mama yahuye n'uruzerera agutwite hari igihe mama yishwe n'inzira agutwite hari igihe yatotejwe agutwite hari igihe mama ubuzima yari arimo agutwite bwari bubi icyo gihe kuko iyo umwana ari mu nda asangira ubuzima na mama we n'ibyo ariye n'ibyo agize gute icyo gihe nawe bikuzaho kuko buri amaraso ye ya hafi icyo gihe rero ugomba kwibohora uvuga ngo nditandukanya n'ibyankoreweho byose ndi mu nda ya mama igihe yarantwite byose imihango n'imigenzo yankoreweho mana mbyikuyeho mu izina rya Yesu ngewe Rosine nyina ndiho kubgaye wivuga mu mazina kuko ni wowe ukabyikuraho iyo ushaka kubohoka neza uhera mu mizi turazamuka tugere ku munsi wavutseho uriya munsi abantu bavukaho mushumba ni umunsi mubi cyane hari igihe uvuka nigeze mbibigisha ukavuka ugwa nko mu mahwa ukavuka byarakozwemo ukavuka Bibiliya tubwira ko Mose yavutse kwa Farawo bari barasohoye itegeko rivuga ngo umuheburayo wese uzajya ubyara umwana w'umuhungu bariya babyaza bashifura na bapongo bajye bahita bamunigira mu mataka apfe
cyangwa namara kugera ku isi bamwice. Hari igihe uvuka rero nawe mu muryango yawe waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ukavukira mu itegeko runaka ryakozwe mu isi y'umwijima utabizi, ryakozwe n'ibisekuru byawe cyangwa n'iwanyu, bitewe n'ibicaniro wenda bajyagaho kuraguza cyangwa guterekera cyangwa n'abajya kuraguza bisanzwe, noneho hakagira ibintu bababwira, noneho ukazavuka uri umwana w'umukobwa cyangwa uri umwana w'umuhungu ushyikira mu mategeko runaka, ushyikira mu bintu bimeze nk'amahwa. Icyo gihe rero uzabivukiramo, kandi icyo gihe niyo udapfuye bikomeza kugukurikira mu buryo bw'umwuka. Icyo gihe muribuka ko Mose yavutse agasanga itegeko ry'uko abahungu bagomba gupfa ryasohotse, nawe arishyikiramo, ariko Imana iramurinda ntiyapfa. Uyu munsi none Imana yarakurinze ntiwapfa, ariko mu mwuka hari ibintu bikikugendaho. Musho hari igihe umuntu avuka bakavuga bati nitubyara umukobwa tuzamuguha rwose akubera umugore nyabingi we cyangwa akubera umugabo nyabingi we. Hari abantu turi gusengana hano mwatanzwe mutabizi. Iyo turebye mu ijambo ry'Imana muri Samweli hatubwira ko na Hana yatanze umwana we. Abantu bajya batangwa hano musha ntibabimenye. Umuntu avuka yaratanzwe atabizi, ukaba mu kirere ukontororwa n'indi myuka waratanzwe utabizi. Kubera ko muri uyu munsi wa none mushumba barozi nababwiye ko bahinduye uburyo, ntabwo bakigutanga ngo umusaze mu muhanda wapi, ntabwo bagutanga ngo ugende ute ibikonda gutya mu nzira. Hari ibintu batanga ku buzima bwawe, bashaka gutanga urushako rwawe ntushake, bakagushingira ikindi kigabo cyo mu isi y'umwijima, ukajya urata uryamanye n'ibindi bigabo. Bashaka gutanga urushako rwawe uri umusore, ukajya urata uryamanye n'ibindi bigore, abuterese bose bikanga. Nta kindi kimenyetso cyakwereka ko urushako rwawe rwatanzwe. Hari n'abarota bambaye impeta, hari abarota basezerana n'ibisaza, arota bagira gute. Buryo wavutse urushako rwawe rwaratanzwe mbere. Ati duhe rwose urubyaro. Hari umudamu uri muri Canada twize tuganira, ambwira ukuntu yagiriye umugisha wabo, bamubwira ko bari baramutanze bari buze urubyaro kera. Babura urubyaro bajya kuraguza, barabwira ati tugiye gufungura urubyaro rero n'umubyaro umwana muzamuzana. Umunsi wabyaye ntuzajye mu rugo utamuzanye. Uwo munsi rero babyaye umwana w'umukobwa, bahitira he kuri wa mupfumu, bahita baramutanga bamushingira ikindi kigabo cyo mu isi y'umwijima. Uwo mukobwa byararangije arasenga amera nk'uciye akagozi mo gato, arashaka ariko ageze mu rugo ruranga. Ikindi akajya arota ku buriri hari ikindi kigabo kiharyamye. Nababwiye ko iyo batanze urushako rwawe gushaka biragorana. Kabiri niyo ushatse cya cyuka baguhamberengije nacyo buryo kiba kimeze nk'ikigabo cyawe cyangwa ikigore cyawe, gifuhira wa wundi mwashakanye kikaba cyanamwica. Iyo kitamwisha kiramumenenganisha, kiramumenenganisha umugabo agaturwa cyangwa umugore. Kubera iki? Hari ikindi kigabo mu isi y'umwuka utari witandukanya nacyo, utari wakorana divorce nacyo mu mwuka, kubera ko ubuzima bwacu butangira mu mwuka bwa mbere. Rero abantu benshi mushu bagenda baratanzwe. Bibiri natwereka ko Hana nawe yabwiye Imana ati numpa urubyaro, manuka mu mwana w'umuhungu nzamugutura. Hana yatanze umwana we atari yanavuka, ariko wamutura Imana. Uyu munsi none ntabwo tuzi wowe Imana badutambye hari iyihe. Rero hari abantu batanga abana babo kandi abana babo batabizi. Nayo Bibiliya itubwira ko Yefuta yatanze umwana w'umukobwa, kavuga ati ninjye ku rugamba gatsinda, ikintu tuzahura mu marembo bwa mbere Imana nzakigutura. Ari gutahasohoka nk'umukobwa we kandi yarafite umukobwa umwe. Icyo gihe nawe yaramutanze atabizi. Hari abandana rero turi aha ngaha, hari abamama muri aha, abasura abakobwa mwagiye mutangwa mutabizi. Batana kubwira ngo burya ngo twatanze urushako rwawe, burya urubyaro rwawe twarabutanze, burya ubukire bwawe twarabutanze. Hari abantu bo muri kugenda imigishanyo hari ahandi hantu yatanzwe, kandi ku munsi wavutseho urumva uvuka usanga hari amategeko runaka uri gushyikira he mu biganza, ugasanga hari imyuka ikwatatse kubera ko hari ibintu batuye hariya hantu. Kubera ko utabizi uyu munsi rero uzajya usenga uvuga ati Imana ndasengera umunsi navutseho. Mushora abantu bajya bapfa ku munsi bavutseho cyane rwose. Iyo ndahambwira abantu nkabwira ntimwakagira Imana mwe. Iyi si y'umwijima ifite ukuntu ikora. Bakristo bateraniye nimukajye mugaragaza igihe mwavukiye. Itariki y'amavuko ni itariki mbi cyane mushumba. Hari abantu bajya bapfa ku minsi bavutseho, umunsi wavutse ugakora anniversaire gutya rwose. Nanjye ntamenya ibintu byo mu mwuka, urumva rero exposaga itariki yanjye y'amavuko ibirora makeke, ariko aho mariye kubimenya sigaye nyihisha. Nabishaka nkazafeta umva no mukundi kwezi. Ikirori ni ikirori, keke nta gihe utayikata. Uriya munsi wavutse ahubwo ari umunsi wo gusenga. Bwira Imana ati Imana nditandukanya n'ibyankoreho ku munsi mvuka. Amategeko yose y'ikuzimu, ibiganza byanyakiriye, ibyo bantongere ku munsi mvuka, ibyo byose mbitesheje agaciro. Ikindi kintu nabura kuvuga hano kuko turi kubohoka. Kandi umuntu abohoka mbere na mbere mushu inyenyeri y'imitekerereze yamaze kwaka. Inyenyeri y'imitekerereze itari yaka ntabwo wabohoka. Hari abantu bagiye bavuka, kandi koko iyo umuntu avutse hari umuntu kwakira mbere mu gihe bamuye bari kumwambika. Umubyeyi wabyaye ntabwo ahita azababanza kumutunganya. Noneho bya biganza byakwakiriye bwa mbere munsi wavutseho ntabwo uzi ikintu kiri muri ibiganza. Mama wari bari kugaragurika hariya bamutunganya bamwambika kugira aze kuva aho yabyariye ameze neza. Ibya biganza byatwakiriye bwa mbere. Mushumba uzi ko ngiye nyimara kumenya ibi bintu natangiye kujya mbaririza mu miryango. Habaza nti ninde muntu wajyanye na mama kwa muganga ubundi navukiye. Kabiri ese ninde muntu wajyanye na mama kwa muganga umunsi mvuka. Nabibaririje
barabimbwira ati dore mama yajyanye n'uyu niyo wafashe bwa mbere barabimbwira nkajya nsenga rero noneho mvuga nti Mana ibiganza byanyakiriye umunsi mvuka niba ari ibyo banyatuyeho hari ibiganza hari igihe musho abantu bishuka tukabona umuntu ngo ni inshuti yawe ngo tubanye neza uyu muntu uzi izina rye ntabwo uzi mu mutima igihe bari kukwambika mubyeyi wabyaye ntabwo uzi ibyo wa muntu ari gukora ku mwana wawe ashobora kumusiga ibintu igihe muganga ari kukwambika ashobora kumuvitongera ibintu ashobora kugira gute ukajya kuvaho wambariye waguhereza umwana kandi byamaze kurangira nababwiye ko abarozi bajya batwiba inyenyeri ku munsi twavutseho igihe kakaganza kawa mwana katarapfunduka muri ya misi ya mbere 8 buryo umurozi niyo mpamvu ubona abantu bakunda kuza tujye kureba umwana nzaguma hano ngufashe kumesa umugongo nturakomera kandi ubwo kugira ngo azabashe kwiba inyenyeri ya wa mwana inyenyeri zibwa mu gihe umwana akiri uruhinja gipfumba se twatuganza gutya nibwo inyenyeri bayiba nibwo umugisha wa mwana avukanye bawiba niho abarozi bawibira icyo gihe ugomba kwikuraho ibyo bintu byabaye ku munsi uvuka ukitandukanya n'amaraso yawe ahantu hose yamenetse umunsi ahantu hose yaba yaramenetse ukitandukanya n'ayo maraso yamenetse n'ibyo abara yakoreyeho hari ababyeyi benshi bajya baroga mwakiriya gihe kongera kubona urubyaro bikagorana kubera iki wa muntu mwajyanye kwa muganga aragucunga agacunga ari amaraso uri kuva umunsi wabyaye kumwe umubyeyi wabyaye yanduza umwenda wowe ukagira ngo agiye kugufurira agahita atsimba bya bintu yaragize urubyaro akaruzinga neza burundu cyangwa agahinja kagacunga kagakata umusatsi wo mu buhinja mushura bizi ko umusatsi wo mu buhinja buri ari mubi cyane uriya musatsi akana kaba gafite bwa mbere batarakogosha ku nshuro ya mbere uriya musatsi wo mu buhinja y'umuroza utwaye urubyaro kongera kurubona birakugora cyane bafatiriye umugisha wo mu rubyaro aho naho ugomba kwitandukanya naho ku munsi wavutseho ikindi gihe witandukanya ibintu byagukora ku munsi wa 8 uriya munsi wa 8 na Bibiliya itubwira ko ngo ku minsi 8 ishize ngo bafata umwana ngo Yesu Kristo ngo bajya kumwita izina ngo bamwita Yesu minsi 8 ishize uriya munsi wa 8 ni umunsi mubi cyane niho twitwaga amazina nta niyo mazina twahereho tugitangira ese biracyabaho cyangwa umwana asigaye yitirwa kwa muganga ko bitakibaho uriya munsi hakorwaga imigenzo myinshi abantu murabyibuka bagateka ibiki bagashyira hariya baranatubeshyira ngo bashyiramo utubyingo tw'uruhinja tukabirya dufite sesemi ukabona imiryango yateranye ariko buriya n'ubundi izina ryanya ryo ryamaze gutoranywa kera mu gikari pembeni buriya munsi bavuga ko mwabiriya bintu ngo hari igihanda gihagarariye umuryango kuno bagenda bavuga nyine ngo umuryango wizera iki niki bavuga bari nko kukumurika kugira ngo ya myuka ikubone niba hari aho bagiye kuraguza babibone niba ari inzoga babaha baterekereje babahe ibiki byose hakorwaga imigenzo myinshi umunsi rero wa 8 ni umunsi ukomeye cyane umunsi bitirwaho izina riguhambiranya n'ibintu runaka ya mazina twavuze cyangwa se rizaguhesha umugisha icyo gihe rero uwo munsi wa 8 niwo ugomba kuwusengera ukikuraho ibintu byagukoreweho warangiza ugasengera mu gukura kwawe kuva ku myaka 8 na 21 hari umwana bari kubyiruka kana kaba kameze neza niba agakobwa niba agasore umuroza kareba ati agakobwa keza gapfunda utubera gatagira kwibudukariso kwibiki muri ribira bihe naho ugomba kubisengera kugira ngo ubashe kubohoka neza kuko hari ahantu naho abantu benshi barahapfira ni abana batangira kuyoba inzira n'inyenyeri zabo zigatangira guta umuronko umwana agatangira kubikirara indaya ibinywa mu mugi kubera mwiriya myaka yo kubyiruka aho hantu roho hana abantu bagiye bamenya kuhasengera bibohore neza bareke kwibohora bahereye hejuru yasenga gute tugana ku musozo kugira ngo uraza gutanga nditandukanya n'ibyankoreweho mfite hagati y'imyaka 8 na 21 ikibazo hari abantu inyenyeri zabo zagiye zipfapfana muri iyi myaka ubu kuzigarura mu muronko byanagorana yego aha reka twongere tuze kugaruka mu kindi kiganiro cy'ubutaha tubabwira nyine uburyo hari inyenyeri idakurwaho yego n'umuntu ku giti cye bisaba kwegera abatambyi cyangwa ababisigiwe kizaba gifite ikibazo kigira kiti ese ko Imana ari yibohora umuntu abohora undate reka tubashimire kandi tanga nomero yawe mushumba 0788442414 abantu bari hanze bagiye bikakongeraho ya kode y'akamenyetso ko guteranya 25 yego kandi nanone mujye mwibuka no kumuhamagara abasengere twatangiriye ku bintu byinshi bigiye bitandukanye abantu bakomeje kubohoka yewe nitwa City Hunter narindi kumwe n'umushumba wa Bohoka Ministry shalom akaryoshye n'ingahora mwita amata